ntuzajye gutinzwa n'abakubwira ubugambo, wowe ukora ibintu uko ubyumva kandi ukwiriye kuba ubyumva. Akaba n'ubwo ubaza umuntu uzi ufite imyumvire mizima, ubundi iki ukamaze uti habaye iki, byagenze bite kugira ngo ibi n'ibi nyuma y'igihe iki n'iki tube nta musaruro tubona. Ukabona umuntu gusa nta n'icyo asubiza, akajya arasaba imbabazi, mumbabarire. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda. Kuri wa gatatu nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakira indahiro Dr Jimmy Gasore wagizwe Minisitiri w'Ibikorwa Remezo asimbuye Dr Nsabimana Ernest. Yewe Gasore Jimmy ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Nyuma yo kwakira indahiro, mu ijambo rye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko ashimira Dr Gasore kubw'indahiro ye ndetse n'inshingano yemeye gufata. Yibutsa uyu muyobozi mushya n'abandi bayobozi ko iyo umuntu ahawe inshingano zo kuyobora aba nk'uwirengagije inyungu ze agashyira imbere iz'abaturage n'igihugu. Namugira ngira ngo n'abandi banyumva batari we gusa, kandi ngira inama n'abasanzwe mu nama y'abaminisitiri cyangwa n'ahandi mu nshingano bafitiye abanyarwanda n'igihugu. Icya mbere, sinzi impamvu yagomba gusubirwamo kenshi, buri munsi, buri gihe, muri izo nzego zo gukorera abanyarwanda no gukorera igihugu, inyungu z'umuntu ku giti cye arabanza akazishyira iruhande, nubwo atazibagirwa, kuko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gushaka kuzamura intera y'imibereho ye, ariko icyo mvuga ni uko iyo byageze kuri izo nshingano ubanza gukorera no kuzamura ubuzima bw'abandi, ari bo Banyarwanda, ari cyo gihugu, nicyo gikwiriye kuba kibanza muri byose. Ubwo noneho n'iby'umuntu bikagendera muri ibyo cyangwa se bigakurikira ubwo buryo, bikagaragara mu bikorwa. Hari ubwo abantu bahera mpora mbibwira abo dukorana tuyoborana iki gihugu, ibintu byinshi bihera mu mvugo, bihera mu nyigo, bihera mu nama. Ibyo byose iyo bibaye ngombwa abantu n'ibyo banyuramo cyangwa n'ibyo bakora, ariko ibyo byose niyo wabikora utewe wibwira ngo ni neza, nta kigaragara cyavuyemo gihindura ubuzima bw'abantu navugaga, ni nk'aho uba wakoze ubusa. Bisa nk'aho abantu kenshi batumva, ari ugusubiramo n'ubwo duhozaho, ariko ukabona abantu bageze ahantu, akaba n'ubwo ubaza umuntu uzi ufite
imyumvire mizima ubundi iki ukamaze uti habaye iki byagenze bite kugira ngo ibi n'ibi nyuma y'igihe iki n'iki tube nta musaruro tubona ukabona umuntu gusa nta n'icyo asubiza akajya arasaba imbabazi mumbabarire no ariko icyo kibazo si ukubabarira ikibazo ni ugusubiza icyo kibazo umuntu abajije habaye iki kugira ngo ibintu niba byagomba gukorwa mu cyumweru kimwe abantu bategereze amezi 6 ashire nubaza umuntu gusobanura icyabaye cyangwa icyabuze cyangwa niyo nta cyabuze cyagomba gukorwa mu cyumweru mu byumweru 2 mu kwezi kuki bigomba gutegereza amezi 6 ibi ni ibintu abantu birirwa mu bibaza ariko ibisubizo nta nubwo mbikenera mu magambo ahubwo ibisubizo mbikenera mu kubona ibyavuye muri bya bikorwa abantu bavugaga ibindi byose bikwiriye kumvikana igihugu cyacu ibyo gikeneye hari byinshi tutarashobora kugeraho cyangwa tudashobora gukora muri iki gihe kubera amikoro nubwo tuba dushaka kugera kuri byinshi amikoro akatubana make ibyo birumvikana urategereza ugashakisha amikoro ibyo nibyo numva bishobora kudutinza ariko gutinzwa nuko umuntu gusa adashobora no gusobanura impamvu atakoze icyo yagombaga gukora yari afitiye amikoro n'ubushobozi ubundi mu myumvire n'iki ugasanga ntashobora kubisubiza icyo ntabwo na rimwe njya nyumva jyewe ubundi abisubiramo kuko bimaze kugera ahantu biba ngombwa ko abantu bibaza icyo kibazo kandi bakagishakira igisubizo byanze bikunze. Umukuru w'igihugu kandi yasabye Gasore guha umwanya akazi akirinda abashobora kumuca intege cyangwa kumubwira ibindi bitubaka ndetse ko mu gihe abonye hari uwo ayobora udakora neza afite inshingano zo gutuma afatirwa imyanzuro imukwiriye. Ngira inama Gasore uhawe izi nshingano zo kuyobora urwego rwa minisiteri ibikorwa remezo ntuzajye gutinzwa n'abakubwira ubugambo ukora ibintu kubyumva kandi ukwiriye kubyumva. Ikindi abantu bave mu ngira ngo niba ari ikibazo dufite muri rusange abanyarwanda banza dukunda kuvuga kurusha gukora. Abantu bazareke kukurangaza ngo bagushyire mu mvugo iraho nayo niba ihari izana umusaruro iyo ngiyo uyitega amatwi ariko ikindi nacyo bagira ngira ngo wabaye minisitiri hari ubwo yumva ko ubwo ari ku rwego rwicara rukarambya abandi hari abantu bakunda kuba bimwe barabigaragaza abandi barabihisha ariko hari ikintu cy'ikuzo mu kazi abantu bakaburira aho ngaho bakaba batuma ntibakurikirane ngo barebe ibyo natumye kuko nta muntu wigerera ahantu aho ariho hose cyangwa nta muntu wakora buri kintu cyose wenyine abandi nabo bafite ibyo bagomba gukora ariko abayobozi bagira inshingano yo gukurikirana kureba niba icyagomba gukorwa n'uwatumwe cyangwa n'uwagomba kugikora yagikoze naho aho bipfira muri bya bindi navugaga bijya mu magambo gusa ntibijye mu bikorwa bikarenga umuntu aratuma uwo yatumye nawe agatuma uwatumwe nawe agatuma
iyo hatabayeho rero gusubira inyuma ngo birebe ariko uwo natumye yaratumise cyangwa n'undi, aho rero hari ikibazo. Nagira ngo mugire inama ku giti cyawe, uri mushya ugiye muri aka kazi, ntuzajyemo ngo hagire abantu bavangavanga cyangwa ya mvugo mbi ica abantu intege ibabwira wowe ureba akazi ibindi ubyihorere, ndetse bigereho abakora nabi badahabwa intebe yo kwicaraho ngo abakora nabi nta ntege baba banafite, ntibakagire n'uwo batera ubwoba, uwo bakanga ngo bitume yigengesera bimubuze gukora. We ukora akazi kawe, ukurikirana akazi, jya mu bikorwa. Benshi bamwe bamenyereye kwicara mu biro bakaba abantu baremereye bakuru gusa, ibyo ntuzabijyemo. Kandi abo uyobora ni wowe ubayobora, ntabwo wayobora abantu ngo bagutere ubwoba cyangwa ahubwo ufite n'uburenganzira igihe babaye batyo rwose kuba ari we biturukaho, abo bagashakirwa indi mirimo cyangwa bakajya ahandi bakikorera ibyo bashaka kurusha kutwangiriza. Ni we bikwiye kuba biturukaho. Ku munsi w'ejo nibwo hasohotse itangazo rigira Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore asimbuye Dr Nsabimana wagizwe Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Mutarama mu mwaka wa 2022. Akaba yari amaze umwaka n'amezi 8 muri izi nshingano. Dr Nsabimana Ernest abinyujije ku rukuta rwa X rwahoze ari Twitter yanditse ashimira byimazeyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku cyizere yamugiriye ndetse asaba imbabazi ku bitaragenze neza. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.